Inshuti bakunzi muteze amatwi ikiganiro ubuzima bufite intego, yabaramukije mwaramutse neza, bifurije kugira igitondo cyiza cy'umugisha, amahoro y'Imana muri kwa muri mwebwe. Muri kumwe na Jean Bosco Nshimiyimana kuri mikoro za Kamera Gospel TV Show. Dushima Imana. Mana, turagushimira muri iki gitondo, tugushimira ubuntu bwawe, tugushimira umugambi wawe mwiza n'umuteguro wawe mwiza kuri twebwe. Tugushimira ko duhaye amahirwe yo kongera guhura nawe twigira ubuzima bufite intego, kandi tuzi neza ko umugambi mwiza ufite kuri twebwe uzasohora, kuko washimye ko tumenye uwo ari wo mu gihe nk'iki. Urakoze bw'uyu munsi, tumugisha mu izina rya Yesu, amen. Umunsi wa 10 ni umunsi wo kugira umutima wo kuramya. Niyo ntego tugiye kwigaho uyu munsi. Mwitangiye mwiha Imana, muyiyegurire rwose kugira ngo mukoreshwe ibyo gukiranuka. Ni mu Baroma, ubona Pawulo yandikiye Abaroma 6:13 baravuga ngo mwitangiye mwiha Imana, muyiyegurire rwose kugira ngo mukoreshwe ibyo gukiranuka. Umutima wo kuramya Imana ni ukwitanga. Kwitanga ni ijambo abantu benshi banga, baryanga nk'uko banga kuganduka, kuko yombi avuga kwemera cyangwa se kuganzwa, kandi nta muntu ukunda kuba inganzwa cyangwa se kwitanga. Byibutsa ishusho y'abantu batsinzwe urugamba bakamanika amaboko, cyangwa abakinnyi bemeye ko batsinzwe batanakiri, cyangwa se kwemera ko waganjwe n'ukurusha amaboko. Iyo jambo kenshi rikoreshwa muri bene ubwo buryo busuzuguritse. Abagizi ba nabi bafashwe baritanga, bakishyira mu maboko y'ubutegetsi. Umuco w'iki gihe ukunda kurushanwa no guhangana, twigishijwe ko tutagomba kwemera gutsindwa cyangwa kwegura. Niyo mpamvu utumva kenshi abantu bavuga ibyo kwitanga. Niba gutsindwa cyangwa gutsinda ari ryo shema kuri bose, kwitanga ni ikimwaro. Twahitamo kumva amagambo nko kuba abambere, gutsinda, kunesha, kwigarurira, aho kumva kuganzwa cyangwa kuganduka, kumvira no kwitanga. Nyamara kwiha Imana ni wo mutima wo kuramya. Nicyo gisubizo gikwiriye ku rukundo rw'Imana, imbabazi zayo bitangaje. Kwiha Imana tutabitewe n'ubwoba cyangwa agahato, ahubwo kubw'umukundo, kuko ariyo yabanje kudukunda. Nyuma yo kwandika ibice 11 by'igitabo cy'Abaroma ku buntu buhebuje Imana yatugiriye, Pawulo adusaba guha Imana ubuzima bwacu nk'ikimenyetso cyo kuyiramya. Nuko bene data, kubw'imbabazi z'Imana zitarondoreka, mwiyegurire Imana nk'ibitambo bizima bishitangiwe kuyikorera no kuyinezeza. Uko niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kuramya k'ukuri ni ukuvuga kunezeza Imana biboneka iyo witanze utizigamye ukiha Imana. Ubone neza ko ijambo ry'ingenzi muri uwo murongo ari ukwiyegurira. Kwitanga ukiyegurira Imana bwo kuyiramya nyakuri. Icyo gikorwa cyo gutanga ubuzima bwawe cyitwa amagambo menshi: kwiyegurira Imana, kwakira Yesu umwami wawe, kwikorera umusaraba wawe, gupfa kuri kamere, kumvira umwuka. Icyangombwa ni uko wemera kubikora, si amazina ubyita. Imana ishaka ubuzima bwawe, nta n'agace na kamwe wisigarije. Na 95% ntibihagije. Hari inzitizi 3 zitubuza kwiha Imana byuzuye: ubwoba, kwiyemera no kudasobanukirwa. Ntitwumva neza urugero Imana idukunda. Dushaka kuba ari twe tugenga ubuzima bwacu, kandi ntitwumva neza kwitanga icyo bivuga. Ese nshobora kwizera Imana? Kwizera bibanziriza kwitanga. Ntushobora kwishyira mu maboko y'Imana niba utayizera, kandi ntushobora kuyizera utarayimenya neza. Ubwoba butubuza kwitanga, ariko urukundo
rutunganijwe rumara ubwoba. Uko ugenda urushaho kumenya urukundo Imana igukunda, biroroha kuyiyegurira. Wamenya ute ko Imana igukunda? Iguha ibihamya byinshi. Imana yivugira ko igukunda, iguhozaho amaso, yita kuri buri kintu ku buzima bwawe. Yaguhaye ubushobozi bwo kunezerwa ibyiza bitandukanye. Ifite imigambi myiza ku buzima bwawe. Irakubabarira kandi kwihanganira kuko igukunda. Imana igukunda birenze uko ushobora kubitekereza. Ikimenyetso cy'urwo rukundo kiruta ibindi ni uko Imana yatanze umwana wayo ngo abe igitambo mu cyimbo cyawe. Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfira kutukira abanyabyaha. Nushaka kumenya agaciro ufite mu maso y'Imana, ugira Kristo arambuye amaboko ku musaraba nkaho yakavuze ati, dore ikigera ngukunda, nahitamo gupfa aho kubaho ntagufite. Ntabwo Imana ari umunyagahato w'umugome cyangwa umunyamahane ukoresha ingufu ngo aduhatire kumwumvira. Ntabwo ijya igerageza kuduhindura ku gahato, ahubwo iduhendahenda kugira ngo tuyihe ku bushake. Imana ni umukiza kandi ni umutabazi. Kuyiyegurira bituzanira umudendezo aho kudushyira mu bubata. Iyo twishyize mu maboko ya Yesu, nibwo duhishurirwa ko atari umunyagahato, ahubwo ari umucunguzi, ko ari umucunguzi, kandi ko atari umutware udukandamiza, ahubwo ari umuvandimwe, ko atari umunyagitugu, ahubwo ko ari inshuti. Kwemera intege nke zacu. Inzitizi ya kabiri mu kwitanga wese ni ubwirasi bwacu. Ntidukunda kwemera ko turi ibiremwa gusa, ko tudashobora kugenga byose. Ni cya gishuko cya kera ngo uzamera nk'Imana, ngo kwifuza kugenzura byose nicyo gitera guhangayika kwinshi tubona mu buzima. Ubuzima ni intambara, ariko iyo abantu benshi batabona ni uko intambara zacu ari nka rya joro Yakobo yarayemo akirana n'Imana. Kenshi natwe tuba dukirana n'Imana, dushaka kuba Imana, kandi urwo rugamba ntidushobora kuzigera turutsinda. A.W. Tozer yaravuze ngo impamvu abantu benshi bakibuza amahoro, bagishakisha, batajya imbere, bigaragara nuko bakigeragereza. Tugerageza kugenda dutanga amategeko, bityo tukabangamira umurimo Imana iba ishaka ko dukora muri twe. Ntabwo turi Imana, nta nubwo tuzigera tubayo. Turi abantu gusa. Iyo tugerageje Imana kuba Imana, turangiza dusa na Satani, kuko nawe nicyo yashakaga. Akenshi twemera ubumuntu bwacu mu bwenge, ariko ntibigere mu mitima. Iyo tugeze aho intege zacu nke zigarukira, dutangira kugaragaza uburakari, umujinya, ubusharire, twifuza kuba barebare kurutaho cyangwa se bagufi, kuba abanyabwenge kurushaho, kugira imbaraga kurushaho, kugira impano zirenze izo dufite kurushaho, kuba beza no gukira kurutaho tugeze. Dushaka kuba ibyo byose no gukora ibyo byose bitashoboka, tukababara. Twabona abo Imana yahaye bimwe mu byo tudafite, tukagira irari, ishyari no kumva tubarakariye cyangwa se twumva twibabariye. Kwitanga wese icyo ari cyo. Kwiyegurira Imana ntabwo ari ukwigaramira ntacyo ukora. Ntabwo ari uguhakana uruhare rwawe mu buzima, cyangwa ngo bibe urwitwazo rwo kuba umunebwe. Ntabwo ari ugutwarira iyo rugoramiye. Bishobora ndetse kuba bihabanye n'ibyo tumaze kuvuga. Ushobora gutanga ubuzima bwawe cyangwa ukemera kubabara kugira ngo ibintu bigomba guhinduka bihinduke. Imana kenshi ihangana n'abantu bayeguriye ubuzima bwabo ngo barwane intambara zayo. Kwitanga ntabwo ari umuhamagaro w'abanyabwoba cyangwa abasuzuguritse, kandi ntabwo bivuga kudatekereza. Ntabwo Imana yaba yaraguhaye ubwenge ngo nirangiza igusabe kutabukoresha. Ntabwo Imana ikeneye gukoresha abantu bameze nk'imashini zititekerereza. Kwitanga wese bivuga kureka kuba uwo uri we. Imana ishaka kugukoresha uko uri, aho kugabanya imimererwe yawe. Kwitanga biyongerera imbaraga. St. Louis yaravuze ngo
uko tureka Imana ikadutegeka niko turushaho kuba abo turi bo by'ukuri, kuko niyo yaturemye, niyo yaduhanze twese. Mu butandukane bwacu igenera buri wese uwo agomba kuba we. Icyo mpindukiriye Kristo, iyo mpindukiriye Kristo nkamwiyegurira ngo nse nawe, nibwo ntangira kugira kamere yanjye y'ukuri. Kwitanga wese bigaragarira imbere na mbere mu kumvira. Iyo utangiye kumva kuvuga yego mwami rw'Imana ikubwiye byose, kuvuga ngo oya mwami ni ukwivuguruza. Ntushobora kwita Yesu umwami wawe kandi uhindukira ukanga kumwumvira. Nyuma yo kumara ijoro baroba bagafata ubusa, Simoni aduha urugero rwiza rwo kwitanga ubwo Yesu yamubwiraga kongera bakagerageza. Databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze turongera tunajya inshundura. Abiyeguriye Imana by'ukuri bumvira ibyo ubivuze, kabone n'iyo byaba bisa n'ubuswa. Ikindi kiranga ubuzima bwitanze ni ukwizera. Aburahamu yakurikiye umuhamagaro w'Imana atazi iyo imujyanye. Hana yategereje igihe cy'imyaka atazi igihe bizabera. Mariya yategereje igitangaza cy'Imana atazi uko kizaza. Yozefu yizeye umugambi w'Imana atazi impamvu y'ibyamubagaho. Abo bose bari abantu batanze ubuzima bwabo babuha Imana. Umenya neza ko wiyeguriye Imana iyo utegereza Imana ngo abe ariyo ikoresha ubuzima bwawe, aho kugerageza kuriganya abandi, umaranira ko ibyo ushaka ari byo bikorwa, cyangwa ushaka ko ari wowe ugenzura byose. Ni uguhambuka ukareka Imana akaba ariyo ikosora cyangwa ikanakora. Si ngombwa ko iteka wumva ari wowe kamara. Bibiliya iravuga ngo turiza Uwiteka umutegereza wihanganye. Aho kongera imbaraga zo kwirwanaho, wongere kwizera. Umenye kandi ko witanze burundu. Iyo utagihangayikishwa n'abakuvuga nabi ngo wihutire kwirwanirira. Imitima yitanze igaragaza neza ko mu mibanire n'abandi, igaragara neza mu mibanire n'abandi. Ntuba ukibyiga abandi ubigizayo, ntuba ukirwanira inyungu zawe, kandi ntuba ukirebaho ibyo wamaze kwitanga. Kimwe mu bintu birushya abantu kubyegurira Imana ni amafaranga. Bamwe baratekereza ngo ndashaka kubaho ubuzima bunezeza Imana, ariko kandi ndashaka no kuronka amafaranga ahagije azamfasha kubaho neza no kuzamfasha ikiruhuko cy'izabukuru. Ntahangayitse, ikiruhuko cy'izabukuru si cyo ntego y'ubuzima bw'ibanze, kuko usanga kenshi kugitegura babyigana n'Imana ku mwanya wa mbere w'ibyo uha agaciro mu buzima. Yesu yaravuze ati ntubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ahandi ati kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Icyitegererezo gihebuje cy'ubuzima bwitanze ni Yesu ubwe. Ijoro ribanziriza ko ajya ku musaraba, Yesu yeguriye ugusohoza umugambi w'Imana. Nibwo yasenze ati Data, byose biragushobokera, undenze igikombe cy'umubabaro, ariko bye kuba uko njye mbishaka, ahubwo uko wowe ushaka. Ntabwo Yesu yasenze ngo Data, niba ushobora kunkiza uyu mubabaro umbabarire wikore. Yari yamaze kwihamiriza ko Imana ishobora byose. Ahubwo ngo Mana, niba ubonamo inyungu zawe mu kunkiza uyu mubabaro ubikore. Ariko niba ari bwo buryo bwiza bwo gusohoza umugambi wawe, nanjye nibyo nshaka. Kwitanga by'ukuri biravuga ngo Data, niba iki kibazo cyangwa ububabare cyangwa indwara cyangwa ibingezemo byose bikeneye kugira ngo usohoze umugambi wawe kandi biguheshe icyubahiro ubuzima bwanjye cyangwa mu bw'undi muntu, ntubikureho. Ntabwo iki kigero cyo gukura ku rwego muri uru rwego ntabwo byoroshye. Na Yesu ubwo yasenze kwakira uwo mugambi w'Imana ageze aho abira ibyuya by'amaraso. Kwitanga ni umurimo ukomeye, kandi twese haba urugamba rukomeye mbere yo kunesha umutima wo kwikunda. Umugisha usanwa no kwitanga. Bibiliya isobanura neza ko wunguka ibyo wemera kwegurira ubuzima bwawe.
mu maboko y'Imana. Icya mbere, ubona amahoro. Rebera ko guhangana n'Imana, cyangwa se rekeraho guhangana n'Imana. Niwiyuzuza nayo nibwo uzabona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakubaho. Icya kabiri, ubona umudendezo. Mwihe Imana kubwo kugendera mu nzira zayo, nibwo umudendezo wayo utazashira muri mwe. Amategeko yayo abakura mu bubata, mukabasha kubaho mu mudendezo we. Icya gatatu, ubona imbaraga z'Imana mu buzima bwawe, kandi ibigeragezo bigatsimburwa ndetse n'ibibazo byakurenze bikanesheka iyo ubyeguriye Kristo. Ubwo Yesuwa yari agiye kurwana urugamba rukomeye kuruta izindi, Imana yaje kumusanganira, yikubita hasi arayiramya, maze ayegurira imigambi ye. Uko kwitanga rero niko kwabahaye kunesha gutangaje. Yari kuyikubita hasi. Bisa n'amayobera, kunesha biva mu kwishyira mu maboko y'Imana buri gihe. Kwitanga ntabwo bikugabaniriza imbaraga, ahubwo bikongerera imbaraga. Iyo wiyeguriye Imana ntacyo uba ugitinya, kandi ntuba ukeneye kugira ikindi wiyegurira. William Hobart washinze umuryango wa Salvation Army yaravuze ngo ikigero cy'imbaraga z'umuntu uwo ari we wese mu kugipima gipimwa n'aho ageze yiyegurira Imana. Abantu bitanze nibo Imana ikoresha cyane. Imana yahisemo Mariya ngo abe nyina wa Yesu, atari uko yari azi ubwenge cyane, ko yari akize cyangwa yari afite ubuhanga, ahubwo nuko yari yemeye kwitanga. Ubwo marayika yamusobanuriraga umugambi w'Imana wasaga n'udashoboka, yamusubije atajinganyije ati, dore ndi umuja wawe, ndi umuja w'Umwami Imana, imbeho uko uvuze. Nta kintu kigira imbaraga nk'ubuzima bwashyizwe mu maboko y'Imana. Nuko rero mugandukire Imana mwese uburyo buhebuje bwo kubaho. Uko byamera kose, buri wese agira ikintu yegurira. Niba utariyeguriye Imana, uziyegurira ibitekerezo cyangwa ibyifuzo by'abandi. Uziyegurira amafaranga cyangwa ubusharire, ubwoba, kwiyemera cyangwa kwemera kwawe, n'amarari y'uburyo bwose, cyangwa kamere yawe waremanywe yo kuramya Imana. Nutayiramya rero, uziremera ibindi bigirwamana kugira ngo ubuzima bwawe ufite umudendezo wo kwihitiramo. Nutangira gukora umurimo ukomeye mu buzima bwawe, cyo nicyo izareberaho, kuko byose byegurira Imana. Uburyo bwo guhindura Bibiliya bwa King James wahinduye kwitanga, bavuga ngo nibwo buryo bukwiriye bwo gukorera Imana. Ubundi buryo bwo guhindura buravuga ngo nibwo buryo bufite ubwenge bwo gukorera Imana. Kwegurira Imana ubuzima bwawe ntabwo ari ubuhubutsi budatekerejwe, ahubwo ni igikorwa kibanziriza no gutekereza neza, kigashingira ku bwenge. Nicyo kintu cy'ubugabo n'ubushishozi umuntu ashobora gukorera ubuzima bwe. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ngo nicyo gituma umwete wo kumunezeza, nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza. Ibihe byawe byo gushishoza nyakuri bizaba ibyo uzabwira Imana ngo yego. Bishobora gutwara imyaka, ariko amaherezo uzageraho usobanukirwe neza inzitizi iri imbere y'umugisha y'Imana mu buzima bwawe, ko atari abandi ahubwo ari wowe ubwawe. Kugendera ku bushake bwawe, kwiyemera kwawe, kutagonjosi kwawe n'imigambi yawe, ntushobora gusohoza imigambi y'Imana ku buzima bwawe igihe cyose uzaba wiruka inyuma y'imigambi iyawe migambi. Imana nitangira gukora umurimo ukomeye mu buzima bwawe, icyo nicyo izaheraho. Nuko rero byose byegurire Imana. Icyo wicuza kitagenze neza kera, cyangwa ibibazo byawe by'uyu munsi, ibyo utumbiriye imbere yawe, ibyo utinya mu buzima, n'ibyo wifuza, intege nke zawe, imico wafashe, ibyakubabaje hamwe n'ibikunanira, ureke Yesu abe ari we mushoferi w'ubuzima bwawe. Umurekurire direction akujyana aho ashaka. Ntutinye, nta kintu na kimwe Yesu agendesha kijya gikora impanuka. Ibyo Yesu ari we umutware wawe, ibintu byose ushobora kubigenga. Ushobora kuvuga nka Pawulo ngo niteguye gukora byose kandi nshobora kugera kuri byose kubwo imbaraga. Ni ukuvuga ngo mba nihagije iyo ndi mu bushobozi buhebuje bwa Yesu Kristo.
Pawulo yatangiye kwitanga umunsi yari ari mu nzira ajya i Damasiko, agakubitwa hasi n'umucyo mwinshi wamuhumye amaso. Ku bandi Imana ikoresha ubundi buryo bworoheje ngo iduhiture. Uburyo Imana yakoresha bwose, ntabwo kwitanga ari ibintu umuntu akora rimwe bikaba birangiye. Pawulo yabivuze neza ngo murampfa uko bukeye. Hari umwanya wo kwitanga, nyuma hagatangira akamenyero ko guhora witanga. Bikorwa umunota ku munota kandi bikazamara ubuzima bwose. Ikibazo cy'igitambo kizima ni uko kijya kiguruka kikava ku gicaniro, ku buryo hari ubwo ushobora gukenera kongera kwegurira Imana ubuzima bwawe nk'inshuro 50 ku munsi. Ngo abantu bashaka kunkurikira bagomba kureka ibyo bakunda. Bagomba kuba biteguye gutanga ubuzima bwabo buri munsi kugira ngo bashobore kunkurikira. Reka nkubwire hakiri kare, nufata icyemezo cyo kubaho ubuzima bwitanze, icyemezo cyawe kizageragezwa. Rimwe na rimwe bizagusaba gukora ibintu byakunaniye cyangwa bikubangamiye, ubundi bizaba ari ibintu abantu badashima. Ubundi bizagusaba gutanga byinshi, cyangwa bizaba ari imirimo igaragaza nk'ibidashoboka. Kenshi bizagusaba gukora ibitandukanye n'ibyo wifuzaga gukora. Umwe mu bayobozi bakomeye b'abakristo mu kinyejana cya 20 cyabaye, Bill Wright, watangije umuryango wa Campus Crusade cyangwa Campus Crusade for Christ. Kubw'abakozi b'uwo muryango bakwiriye hirya no hino mu bihugu byose, terete z'amategeko 4 yo mu mwuka na sinema z'ubuzima bwa Yesu yabonye abantu barenga miliyari 4, abantu barenze miliyoni 150 bakiriye Yesu, bityo bahabwa ubugingo bw'iteka. Rimwe na rimwe Bill Bright rimwe nabajije Bill Bright, ni irihe banga ryatumye Imana iguha umugisha ungana gutyo ubwo mu kuwukoresha? Yaransubije ngo nkiri urubyiruko nakoranye isezerano n'Imana, nabikoze mu buryo bweruye, ndayandikira, ndayisinya n'izina ryanjye munsi yaryo. Ryari riteye ritya kuva uwo munsi ngo kuva uyu munsi kugeza iherezo ry'ubuzima bwanjye nzaba imbata ya Kristo. Wari wasinye isezerano nk'iryo n'Imana, cyangwa uracyatera amahane ujya impaka n'Imana ku byo gukoresha ubuzima bwawe uko ubishaka? Uyu ni wo mwanya wawe wo gutanga ubuzima bwawe, wibwegurira umuntu, ukabwegurira ubuntu, urukundo n'ubwenge bw'Imana. Imana tugirire neza ku munsi wa 10. Wowe udukurikiye muri iki gitondo, ndagira ngo ngushishikarize ko ufata ubuzima bwawe ukabwereka Imana, ukabuha Imana kugira ngo ibukoreshe uko yabigambiriye. Nanjye niko nisengera, nawe ko ngusengera uyu munsi. Imana duhana umugisha. Imana urakoze ko dukunda, urakoze ko ari waturemye, kandi ko ugiye kuduha ubwenge buhindutse rwose, ukamenya ko ari wowe wenyine wo kwizerwa, kandi ko dukwiye kwegura ubuzima bwacu. Dushoboze kubikoresha ubuzima bye kujya impaka, dukora icyo duhamagarira gukora muri iyi minsi ya none, kandi umugambi wa n'umuteguro byo kuba kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ariko ntabwo ufite umudendezo wo kwirinda ingaruka z'ibyo uzahitamo. Eastern Jones niwe wavuze ngo iyo utiyegure Kristo wowe yeguriye ubuzima bw'akajagari. Kwitanga si bwo buryo bwiza bwo kubaho, ahubwo nibwo buryo bwonyine bwo kugira ubuzima nyabuzima. Nta yindi nzira izabona. Ibindi abantu bagerageza bibajyana mu mabaro, kwicuza no kwizanira akaga. Uburyo bwo guhindura Bibiliya bwa King James bwahinduye kwitanga, bavuga ngo nibwo buryo bukwiriye ubwo gukorera Imana. Uburyo bwo guhindura buravuga ngo nibwo buryo dufite cyane ko buryo bufite ubwenge bwo gukorera Imana. Kwegurira Imana ubuzima bwawe ntabwo ari ubuhubutsi budatekerejweho, ahubwo nicyo gikorwa kibanziriza ibindi byose wakagombye gukora, kigashingira mu bwenge. Nicyo kintu cy'ubugabo n'ubushobozi umuntu ashobora gukora mu buzima bwe bwose. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ngo nicyo gituma tugira umwete wo kunezerwa. Ibihe byawe byose bishobora byo gushishoza nyakuri bizaba byo uzabwira Imana ngo yego. Uzageraho usobanukirwe ko inzitizi ya mbere y'imigisha y'Imana mu buzima bwawe atari abandi, ahubwo ari wowe ubwawe kugendera mu bushake bwawe.